ugiye kwiga ihuye hariya nta mukobwa ujya uhiga ngo atahe gutyo uyu wakura abagabo se yego ko cyane abagabo n'ibindi byinshi ese ko yari mu gicumbi cy'abatambyi bisa nkaho ubwo abagabo ba hano ntabwo mwari mworoshye kwe uri kubyumva ako kantu uvuze abo ba hano bisa nkaho mwubaye amateka mabi cyane ako kantu nanjye niko nagarutse ujya kuzihuye bakakubwira ati ihuye uzataha amahoro ubu ugiye kwiga ihuye mwana wa iyi ni Zabu TV. Yes, turabasuje mwese abakunzi bacu. Nanone ndagarutse ni Queen wanyu aho muherereye hose mu bihugu byo hanze by'umwihariko za Canada, USA, Uganda ndetse n'ibindi bihugu byose bidukurikira ndetse n'u Rwanda rwacu ntago twarwibagirwa amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Reka mbabwire ngo nimwe bacu turabakunda cyane. Nk'ibisanzwe rero muramenyereye kuri vibe zanjye uri hejuru mba ndejuru cyane ukunda kunywa kakao agakawa murari turukaye mba jewe narayivukanye narayivukanye pe ariko nibyo mwabwiye ko mvukana narazivukanye buriya umunyamwete umurimo buriya no gutera imbere biroroha cyane uri uzavamo umukobwa w'umukire kuko mu minsi maze kukubona mbona uri umutu utaravuga ibintu byose urabikora cyane ahubwo mu makazi hoya hari n'akandi uragira ngo bakumare twaravuze ngo bazaye baduha akazi twamamarize murabona umunwa wanjye naringize ngo urashaka kudusezera siko kugira ngo basige siko ntabwo nabasha kubaho ntabafite ahangaha nawe ndahakunda cyane ko wamfasha no gushimisha abakunzi bacu by'umwihariko rero turabakunda cyane tutizimbye mu magambo banza twakirira umuntu utumirwa wacu umeze neza mbona ariko ubakura he abatumirwa banjye buragenda mbashaka urarobanura kudusura ko mbona uza neza cyane oya rega ntabwo njye namenyana n'abantu babi nziranye n'abantu beza kirazira kuba uri kwino ukamenyana n'abantu babi kabisa rero ahangaha turi kumwe n'umukobwa mwiza turabona umeze nk'umuntu witonze ucishije bugufi uciye mu make ndetse anambaye neza arikwije nk'abari b'u Rwanda ngiye kumutaka namutakagiza bukira burande n'umusizi hanyuma rero ajya gutangira yibwira abakunzi bacu murakoze nishimiye kubana namwe aka kanya amazina yanjye nitwa Magi Boaze yego umukobwa imyaka itari myinshi ariko itari na mike ntabwo ndi umwana yego umunsi rero nishimiye kubana namwe mu kiganiro cyanjye mbakurikira ariko uyu munsi nabuze nanjye kamarizi cyane natwe turakwishimiye cyane n'ubwo mwiza Yes Boaze tuguhaye ikaze ubonye Boaze Zabu TV TV akorera hano mu mujyi wa Huye aribaza Boaze avuka he kubera icyo ari Huye aragenzwa n'iki Boaze wacu bimeze bite umbonye hano Boaze n'umwana w'ijabana muri Kigali ubu nanjye ndumva umwana ari Kigali ndi hano i Huye mu buryo bwo kongera ubumenyi bwanjye ndi kwiga University of Rwanda hano i Huye abakunzi banyu nibambona nibabone batanzi nanjye ndi umwe mu batuye ino kandi ukurikirana cyane mwebwe uwo ni wengeka hano i Huye ndi kwiga economics nibwo ndi gutangira ndi mushya uri mushyashya ndi mushya mu wa mbere ndi kwiga economics turaza kugaruka ku bintu byinshi ariko mu minsi umaze muri kaminuza hari icyo umaze kumenya
ni iki cyakugoye njya numva kwina akunda kubibaza abakobwa nkunda yakiriye kubibaza kubera ko ni iby'ingenzi tuba tubikeneye kuva wagera muri kaminuza wumva uvuye mu mujyi wa Kigali uje muri Huye ni umujyi nawe utoroshye urimo abanyabwenge benshi ngo ni abana bavukana tatuwaye atatu wenda kwina azatubwira ni iki wumvise mu buzima bimeze bite? ntabwo ndi buvuge ngo ni bike cyane ariko birahari nk'umuntu uba uvuye mu buzima bumwe ajya mu bundi hari ibintu bihinduka hari uko yumva bitandukanye ikintu cyangoye rero ngera i Huye ni ukuvuga ngo twasanze ibintu byaba bihenze ibiciro ku isoko ibiciro birahenze nyine birakabije pe ibiciro byabo birahenze no kuba turi mu rugo ikintu cyatugoye kugera hano barakubwiraga ati ugiye kwiga i Huye hariya nta mukobwa ujya uhiga ngo atahe gutya bakura abagabo se yego ko cyane abagabo n'ibindi byinshi ese ko yari mu gicumbi cy'abatambyi ntabwo nzi impamvu babivuga nimba ari uko kera hahoze se cyangwa se ari ubu ngubu ariko twabyumvaga gutyo ariko nyine birumvikana urubyiruko ruri muri iriya kaminuza rusaga 14,000 urumva wageramo se ukabura umugabo nyine nta n'ubwo wabura indi mico wakura myiza cyangwa mibi oya ntabwo ari ukuvuga ngo gutinya abagabo ntabwo ari ugutinya abagabo ikibazo bizamo yego ku makuru agenda atangwa bisa nk'aho ubwo abagabo ba hano ntabwo mwari mworoshye uri kubyumva ahantu uvuze abo ba hano bisa nk'aho mwubatse amateka mabi cyane ujya kuza i Huye bakakubwira ati i Huye uzataha amahoro ubu ugiye kwiga i Huye mwana wa ababyeyi bakaba bafite bakarwara umutima ugiye kwiga i Huye ukahakura ubwenge ukahakura n'umugabo ibyo hari ikintu bitwaye ikibazo ni uko nyine uba wumva bafite impungenge bisa nk'aho abagabo b'i Huye ntabwo ari abizera ntabwo tugomba kwizera abagabo b'i Huye ntabwo ari abizerwa abakunzi bacu namwe bajya muri komenti batubwire yewe nigeze nabibona ugasanga umwana yizana imyaka ingahe ahakuye umugabo wo biganye niwe bashakanye yego nise murumva hari ikibazo kirimo kwiga oya icyo ntabwo ari ikibazo kuza kwiga ukaba wanahakura umugabo ni byiza pe turanabishima ariko ikibazo ni ukujya guhaguruka mu rugo bakakubwira ati ugiye i Huye i Butare bavugana atatu yisumbuye ukumva nyine abagabo b'i Butare ntabwo babashyira amagi kuva wahagera hari uwari wagutereta kuva nagera i Huye ntabwo byabura natubwire bishatse kuvuga ko turacyari muri process ahubwo tuzagaruka tubabwire uyu mwuka wo guharabika Huye twamaganye iki kinyoma twamaganye fire uyu mujyi urasengeye tuyobowe n'umuyobozi mwiza Sebutege Ange ni umubyeyi anagufasha uri umugabo uri umuhehesi ijisho yarimeneramo ubwo n'abajyaga babitekereza rero batubabarira ikimenyimenyi uhamaze amezi ngahe nta n'ubwo kubaza akazina gusa ariko hari igihe babyumva nabi kuko jyewe uyu mujyi ndawuzi mumazemo igihe niwo mbamo niwo ndaramo hari abaza kwiga ukamenyana n'umwana w'icyangugu uvuka iriya mugahuza ugahita uhakura umugabo ahubwo bakagira ngo ni ubundi bugabo ariko nyine nibyo ese ko umugisha uba mu bantu uzaba mu biti nimba uje i Huye ugasanga hari abantu nyine uzahakura umugisha mu bantu yesi twikomereze tumubazikira ubwo nyine ikintu twavuga mbere na mbere ababyeyi bumva ko Huye ari ahantu hadasanzwe turagira ngo tubabwire mwe ababyeyi ba Huye harasengeye tubamare impungenge mureke abana baze kwiga mureke abana bige batuje ndetse namwe mushire igihunga Huye yacu irasengeye yego reka twigarukire wagize uti yambaye neza yambaye neza nk'abari b'i Rwanda njyewe iyo mbonye umuntu ateze agatambaro mpita mubaza idini nanjye kuko ashobora kuba ari umwadeperi cyangwa ari umuporo ibyo ngendo mu Anglikani Anglikani ese uba muri korali
mba muri korali. ukunda kuririmba Ndabikunda nubwo ntabizi. ku buryo nk'ubu nakubwira ati se nta kuntu waririmbira abakunzi bacu akaririmbo ka gospel wanyuzaho cyangwa nawe uririmba nkanjye wiyawe ikiziriko kigacika Twenda kuba bamwe. uzongera kuvuga ibyo ngibyo muri studio de Winner Ribbon cyane hari rwose abatoza Yeah. wowe wemerewe kwigishwa gucuranga piano niyo mpamvu bakunda cyane ikibazo ufite ni iki Ni ikego. nushaka abatoza cyangwa hariya buriya. barahari muri ya studio Yeah. nta muntu unanirana aba muri Winner Ribbon Cyane rwose. hanyuma Mm. ubuzima bwa gikristo bite mu Ubuzima mwuka urumva bwanjye. bimeze bite urumva akanuma karimo kaza Yeah. rero arimo aramanuka Numva ndi kumwe nawe pe. Mba numva ndi kumwe nawe. yego Kenshi ubwo sinzi nimba ndavuga mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Yeah. Mba ndi kumwe nawe. Mba mbyumva. okay uri umukristo ubarizwa muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Yego. unambaye neza umuntu yashima rwose Cyane wambaye pe. nka queen noneho Yego. ku ijipo nziza ndende hari ibintu bivugwa kandi natwe tubona ugasanga umwana aje muri kaminuza ijipo ni ndende Yeah. bitewe n'uko yarezwe iwabo Yego. ariko uko amara amezi 3 Yeah. abandi bakamubwira ati mva wacyana we nutazamura ijipo igera hariya aho Nta kintu umwana areba uzabona. aha kuzahakura umugabo bizakugora Bizakugora. iminsi ikagenda imuhindura ugasanga umwana ari ADPR ejo avuye hariya byahindutse Cyane. wowe witeguye ute kuzahangana n'iterambere ryo muri kaminuza muri abagenzi sibyo witeguye ute kuzahangana kugira ngo urinde agakiza muri kaminuza Yeah. Okay. Njyewe ku ruhande rwanjye ubwo nuko mbyumva bibaho cyane ko waza wambara ibintu bigeze hasi bakanaguseka yego Yeah. ariko kuri njye ntabwo mfata ko ubusitani ari ukwambara impenure. kandi abana hariya bashaka umwana Yes, ugaragara neza. barabishaka yego barashaka ko nyine ubaho ugaragaza intege yego nyine akurebe avuge tuno byahura Yeah. ariko se nanjye kandi nkubaza buriya umuntu wakubera umugore ni wa mukobwa wambaye impenure ariko ushobora kureba kugira ngo uzamushyire mu mago Yeah. wamugeza mu mago ukamubwira ati Nukuvuga ngo gira birebire tuvuze noneho ngo- kuko ikibanza nagifata oya njyewe mpamya ko umuntu wagukunda wambaye ibigufi Yagukunda n'ibirebire wambaye byakunda Wow. ndabyizera pe. ushatse kuvuga ko uno musore uzagukundira muri kaminuza Cyane. ejo akana kakamucaho akabona intege akabona ukuntu gafite amaribori atazakifuza kandi ugasanga arakatiye urwo ntabwo rwaba ari urukundo. Mpamya ko nimba ankunze nambaye ijipo ndende Yeah. ntabwo ni ukuri abo bambara amagufi ntabwo azaba atababonye ahubwo nibigenda nyuma akaba yamureba akamwifuza nzahamya ko atari urukundo. Wow. niko njye mbyizera. wowe ubyumvutera wowe ubyumvutera akajipo kagufi ntabwo kashobora gufasha umuntu kubona umukunzi buriya oya ntabwo njya ariko mbyizera kuvuga ngo akajipo kagufi nyine kafasha kubona umukunzi. oya wowe nambara amapantaro yanjye nkunda kwambara amapantaro mu nshuro nabashije kukubona uba wambaye ipantaro nkunda kwambara amapantaro ariko n'amajipo magufi nshobora kuyambara ariko nanone ntabwo nizera ko nyine umutipe cyangwa se umusore yakundira ngo kwambara amajipo magufi ngo amweretse ibibero hariya hantu buriya njye hari ikintu nabonyemo abantu nyine bakunda kwambara imyenda migufi ntabwo wamenya ngo ese ninde muntu ugugura ashobora no kuba ari rariya kugiriye nyine wamweretse mu matako biramukurura akwereka ko agukunze nyamara atanagukunze ariko buri umuntu wagukunze wambaye ibintu birebire aho ngaho uba uri shuwa neza ko yagukunze bya nyabyo apana wa wundi wabonye ngo kwini mfite amatako meza y'inzobe ibyo ngibyo bimukuru yumva yaba ari kumwe nanjye ubwo ntabwo ari urukundo aba ari irari. none se ko hari umuntu wigeze kumbwira ati impamvu batagaragaza ngo mu ntege zabo ngo hari ibyo ngo baba bahisha ngo hari igihe ngo aba afite inkovu ugasanga umuhungu aramwe aravuga ati jyewe aho kugira ngo nkunde umuntu ntazi reka mbanze ndunguruke ndebe. ibyo nyine urubyiruko rw'ubu ngubu tubigenderaho cyane se kureba umukobwa uko yambara amaguru yiwe ibyo ni ibintu byose bikurura urubyiruko ariko nyine
njye ntabwo nyine ari uko mba mbyumva. none se urabona nyine umuntu ufite ijipo ndende ushobora kureba mu mpfundiko ze afite kandi umuzanye ugasanga afite nkurikirankwase nka zimwe z'abakinnyi b'umupira w'amaguru faya nkurikirankwase kandi nka zimwe cyangwa ukagira ngo wajya umureba atambuka ukagira ngo yatereye ishorongi muvuye muri dushe n'amaguru. ahangaha ntugiye gutuma nseka nigutaza mu kiganiro ntabwo bishobora kuba byagusenyera kuko ntiwamwiyeretse nyine ngo yego. ngiye kugusubiza kuri icyo kintu uravuze ngo ntiwamenya ngo bimeze gute ariko abantu bacukura amabuye y'agaciro baba mo hasi bagomba kugeramo mo hasi n'indani noneho ntabwo uzabona diyama iri hejuru y'ubutaka uzacukurisha nta nubwo uba wizeye ko aho hantu hari diyama koko ariko wenda ushobora gutekereza ukavuga uti nubwo hano wenda se hariya hirya bigeze kuhakora gutya na gutya bigenda gutya ariko wenda reka ntere hano wenda diyama nzayifata hariya diyama irihisha diyama ibiri mu butaka mo hasi. ariko iyo buriya ikintu njya nibaza buriya abakobwa bakunda kwambara ibintu bigufi ushobora no kuba warakuze nyine kubera ko nyine muri famiye wenda waravutse usanga mu rwego kwambika amakabutura bakwambika utwo twenda tugufi ukuza utwambara ariko nyine ugasanga nyine nawe urabikunda ariko atari ukugira ngo werekane cyangwa se wiyamamaze ariko nanone buri abantu bakunda kwambara ibintu bigufi babwije ukuri ntabwo bakunda kwizera umusore ubabwiye ngo arabakunze ako kanya ibyo bintu aba ari uburyarya uzi impamvu batabyizera se bashobora gutekereza ko ari irari yakugiriye kandi akenshi 90% umusore ukubwiye ngo gukunza ako kanya none by'umwihariko wari wambaye nk'ibintu bigufi kubera icyo utakumva ko ari irari ahubwo bazatubwire njye ko numva ari irari unyibarire yambariye akamini nerekeye amaribori uzamuye agahanga nka kombo uzarambwira ngo kwine nagukunze kubera icyo utakunze amaribori yanjye ariko buriya umuntu wagukunze wambaye imyenda miremire wikwije yagukunda unambaye n'imigufi ibyo ngibyo birumvikana turabwira abanyirani cyane so abatipe barazindi mukibaza habaye iki reka twigarukire umukristo kandi nakwindi ndabizi nubwo hagira gutyo ni umwadeperi waho w'imbere utangiye ubuzima bwa gikristo winjiye ute mu idini wabyirukiye mu muryango ukijijwe cyangwa wakijijwe nyuma ubundi njyewe mu rugo ni abadeperi nimubwira ngo abadeperi bumve babandi nyine b'imbere papa ni kontabule w'itorero ryacu rya deperi amagana ahantu bitije abantu nyine adeperi kizi ego hariya niho papa akora siriyo so njyewe natangiye gukizwa bivuze ngo uri umwana wo mu batara natangiye gukizwa 2019 nibwo nakijijwe 2019 nibwo wakijijwe itariki 21 z'ukwa 12 nibwo nabatijwe mu mazi menshi yego narabikomeje ariko haza kubaho challenge y'umusatsi yego gukeyaringa naturel biratunanira papa wacu rero ni umuntu mwiza umugabo mwiza ndamukunda cyane aratubwira ati nimba udashobora kwita ku musatsi w'abadeperi n'abangirikani barasenga jyayo usenge mbone wegereye Imana ariko muri wowe nyine wegerane n'Imana so nuko byagenze tujya muri angirikani turasenga turafashwa no muri adeperi tujyayo ariko ntabwo turi abadeperi reka nkubaze gato ntahubuka ntabwo ushaka kwiruka uvuze gukizwa hari icyo ukijijwe ni nk'ibihe bintu wumva kuvuga ati jyewe reka ndeka ibi ngibi kugira ngo nkizwe mbere na mbere hari ikintu bavuga ngo ntabwo wakizera Imana utabonye ahubwo uhera kwizera ikintu uzi neza ko wabonye so ntabwo nizeraga wari umuhakanye cyane
narahakanaga Imana nkavuga nti Imana gute n'umuntu iremye mu shusho gute Imana nahereye ku kwizera ababyeyi buriya abana cyangwa se urubyiruko ibintu byo kwizera kubaha kumvira biratugora kandi bajya bavuga ngo nimba utabasha kwizera umuntu mwene so mugendana ntabwo wakwizera Imana utabonye so byahereye aho nkajya ntangira kumva se ko mama nkorera bino kubera iki ntabyizera kuki ntakunda kuki nyine ngenda niyumvamo gutya sibyo bitangira gutyo nkajya nizera ko mama ashobora kunkorera ikintu kimwe cyangwa se ikindi bigera aho numva n'Imana irabikora ko hari ibintu byinshi uba warasimbutse se akavuga se nuko ndi mwiza nuko se wacu bagisenga nuko nyine ukagenda ubyumva gutyo ukabona ubuzima n'iwanyu babayemo buriya iyo muri famiye ifite amakimbirane ntabwo ujya ubasha gutekereza nyuma yayo ariko iyo muri famiye ikunda gusenga ubona neza ko Imana hari ibyo ikora naho ubona nta gisubizo nawe ugerageza kugendera muri uwo murongo ukavuga ati buriya uzi koko ko Imana ishobora byose nuko byagiye winjiye mu buzima bw'agakiza ndaza kubaza na kwini harya wigeze ubatizwa mu batizo ku gahanga njye nabatijwe mu mazi menshi iki kibazo ngiye kumubaza nawe ndakikubaza ugeze muri Yorodani bwa mbere wowe wiyumvise ute tuganirire rero njye nyine byari bitangaje cyane uramanutse muri Yorodani bagushyizemo bagukuyemo wabyumvise ute nyine uwo munsi wari umunsi udasanzwe cyane kubera ko buriya abakristo barabizi niba hari ikintu kiryoha nyine bavuga ngo ko umubatizo usobanura kuvuka bwa kabiri kandi na Bibiliya nyine ibitubwira neza ngo ko umuntu utarabyawe ubwa kabiri mbese nyine aba ari twabyita nk'ikosa rikomeye imbere y'Imana utaravuka ubwa kabiri rero kuvuka bwa kabiri nicyo kintu mfitiye amatsiko cyane nibaza se bizaba bimeze gute rero iryo joro sinjye warose buke warabidasinziriye batindaza guhura na Yesu muri Yorodani murumva nyine ziriya nkuru bajya bavuga ukuntu Yesu cyangwa se byanabayeho Yesu ngo ari mu mazi nyine ngo inuma yaramanutse ku rutugu rwiwe ni umwuka wera waje mu ishusho y'inuma amuhagara ku bitugu anavuga ijwi rirenga ati nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira wumvaga nawe akanuma kari kaza kuvuga ati genda buhabirije cyane ibyo rero ndi kubitekereza nkavuga ati Mana ndishimye ubu ngubu ngiye guhinduka icyaremwe gishyashya muri Kristo Yesu rero nagenda mu mazi menshi cyaze no mu mazi menshi nta kintu ndi gutekereza kidasanzwe ariko nyavuyemo ese numva mbaye mushya numva ibyishimo birandenze y'abantu babatijwe murabizi nkumva biranshimishije nkumva ndushaho no kugira imbaraga zo gukunda Kristo twagiye iki kiganiro nyine ndashaka cyubakire kuri gospel cyane wowe ukimara kumanuka muri Yorodani wowe wigeze ubatizwa undi mubatizo usibye wa Yorodani ntabwo nigeze mbatizwa bundi nabatijwe mu mazi menshi hanyuma kuki nyine wumvise ko umubatizo wa mbere ugomba kugira ari uwo mu mazi menshi kuko bapadiri babatiza muri nano ku gahanga njyewe nanjye ubwo nimba ndagendana na Queen sinzi uko biri bugenda ariko numvaga ko ubashije ntabwo nari nzi ko uriya mubatizo wo ku gahanga ubaho numvaga ko tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo nimba Kristo yarabatijwe mu mazi menshi why not njyewe ntamanuka nkaba nkawe nibyo hari gahunda abisilamu babatiza bate barasiramu barakeba ahubwo se umukobwa we bamukeba abayisilamu baza kutubwira ariko si umugani njya nibaza abayisilamu babatizwa gute ubundi se babyita umubatizo buriya ukurikira umuyisilamu ngwino naze hano usobanura iby'inzira y'ibintu byawe kugira ngo niba ari abantu bashaka kuyoboka inzira yanyu bayumve ugeze muri Yorodani wewe wiyumvise ute nyine bundi sobanura kuvuga uko bari bavuga ariko njye nkigerayo hari ukuntu bakubwira ngo noneho ngo uraza wambaye umwenda umwe hari ikanzu uzambara kugira ngo y'umweru
numvise nyine nanjye irakanze Mana yanjye baragiye mu mwuka numvise nduhutse muri njyewe hari ukuntu ubu natinya amazi njye ntinya amazi menshi ubura kujya mu mazi numvaga ari ikintu Mana ndavuga ni Mana uzi kundinda navuye mu rugo nasinze numva ati Mana undinde amazi ibintu byinshi bakwibizamo rimwe ugahita wumva koko ibyaha pe biragiye nanjye nuko niyumvaga nyine numvise ibyaha numvise bigiye yego ko numva ashaka kubabaza mwese kandi nta kibazo rwose turahari ngo tubereho kuganira yego hanyuma ukinjiramo hari umuntu wigeze ugukunda ukavuga ati uyu muntu imbuto z'agakiza ke ngo nanamuvuge hano kuri kamera umushimire mu ruhame ati jyewe sibyo se kwi hari ukuntu umuntu ureba imbuto ze ukabona rwose pe zikaguhindura nawe ugafata icyo kibuto yeze ukagisoromaho ukakirya ukavuga ati nanjye ndagira ikirenge muke kandi hari uwo bari ku mpande zombi njyewe biri ku ruhande rwanjye ndamufite umurumodo wa mbere ngira mu bintu by'agakiza ari papa wanjye umusaza yakwereye imbuto cyane ndanamushimira cyane cyangwa ni bimwe by'abakobwa nawe oya ntabwo ari iby'abakobwa na ba se birashoboka cyane nakuze nkundana na papa ariko bigeze mu bintu by'umwuka ndafifura ndavuga ni wawe ko nakwiyini isambira ko akunda papa we cyane niwe wakumotivira kubatizwa oya abakobwa nyine na ba se buriya ngo abakobwa na ba se nabo ndabazi njya mbagiraho amakenga ariko waba waragendeye nyine ku marangamutima yabo oya vanjye ni n'ubundi wundi turanamushuhuje umushumba reka tumubwire ngo nagubwe neza cyane rwose baramukunda kandi ababikora babikunze buriya ngo nibo bazagororerwa karame rurumodo wanjye se njye rero buriya kuvuga nyine ngo kugira ngo nakire agakiza ntabwo byaturutse kuri famiye cyangwa se ahandi hantu nyine ahubwo njye nyine nakuze ndi wa muntu navuga se usiragurika cyangwa se ahuye n'ibintu nyine byinshi ariko bimwerekeza kuri Kristo nigeze kurwara bikomeye cyane nta nubwo ngewe ibintu byo gusenga nabyizeraga ngo numve nyine ngo agakiza ngo karankuruye gusa nyine mu rugo n'ubundi bo barasengaga ariko hari ukuntu umwana akura ari biraho ariko nyine ibintu byinshi Imana yagiye inkorera nibyo byatumye njye ntekereza nkavuga ngo Imana niyo yanjye ngomba kuyikorera uko byamera kose haba mu bibi ndetse no mu byiza njye buriya nshobora kuvuga ngo nta rumodo mfite mu bijyanye no gusenga kubera ko imirimo Imana yankoreye njyewe ubwanjye yo irahagije yanyemeje ko Kristo ahari ari jye Imana ikwemeza Imana yaranyemeje Imana igira imirimo ikomeye cyane hajya Imana igukorera ibintu ukabona bidasaba ko abandi babikubwira njye niba utambwira Imana kereka nyine tewe niwe waririmbye ngo cyakora mwana umbaye kure wimba hafi mba muhobe nkaho yereza ibisahita bari nukuri Imana nyine ikora imirimo pe abantu basenga barabizi byiza cyane ndabona direct arimo anshira amasiri arimo aratureba nabi ati iminota yanjye ko murimo muyimara y'ikiganiro hanyuma mu isi y'umwuka iyo urebye mu mateka ya Bibiliya wumva wifuza kuzagira iherezo ryawe icyo kibazo pe icyo kibazo kibazo njyewe iyo usomye Bibiliya nimba navuga ngo ni agenda gute nakunze umugabo umwe witwa Sitefano umwe watewe amabuye arangije ngo bamutera amabuye arangije arabatumbira arababwira ngo Imana ibababarire kuko mutazi icyo gukora ngo yerekwaga ibyo mu ijuru ngo akabona ngo harimo ashaka kujya ngo ni heza kurenza cyane aho ati nimugire vuba ahubwo nimungirire vuba nanjye niwe numva utumye utuntu twiruka umuriro nanjye ndumva nafashije uzwi iki kiganiro ndukumva ngiye kujyanuriramo
nafashijwe cyane pe. niwe mba numva nkora ku mutima cyane, mba numva nanjye binkundiye nubwo nyine mu isi tutabura ibiturusha tugenda nabi pe, ariko mba numva Imana impaye amahirwe naba nkawe pe. Wow. Okay, ni byiza. Nafashijwe wateguye. Nanjye nafashijwe cyane, uyu mutumirwa niwe wanjye. Cyane se ko n'ubiriyoshye. Bizaterwa n'uburyo abakunzi bacu bazabyifuza, ariko nanjye nafashijwe pe. Siko ndi kumva ngiye kujya mu ijana napfuye. Hanyuma reka ngaruke kuri Queen. Yego. Queen mu isi y'umwuka. Hano mu Rwanda hari abavuga butumwa benshi, abapasiteri bagiye batandukanye. Ninde mu pasiteri ukwerera imbuto uvuga ati uyu nguyu ndebye imigendereye imyigishirize uko yita ku ntama ayoboye? Yego. Njye rero buriya umupasiteri wamfashije cyangwa se umuvugabutumwa nakuwunze nyine, usibye ko atanagihari, Imana ndetse imuhereze n'iruhuko ridashira, Theogene buriya impamvu namukunze ndetse akanamfasha, avuga Imana yabonye. Hari abantu benshi nyine twitiranya kuvuga Imana bitewe nuko twayumvanye abandi, ariko hari n'abandi bantu bavuga Imana kubera ko bayibonye, kubera ko yabakoreye imirimo. Niba ngiye nkavuga ngo Imana yarankijije, ndabizi yarankijije, buriya nyakunda kubivuga. Ntago buri umuntu uvuga ngo Imana yamukijije inzara yaravutse waba bajya amafiriti, amabureba, atandukanye na wa wundi uzaza akavuga ngo Imana yanyije inzara yaraburaye gatatu. Buriya Theogene naramukundaga cyane, nta kiganiro cye cyajyaga kincika, ariko n'ubu ngubu ndacyabyumva, ndamukunda cyane. Reka tuzagufashe kujya gusura mama pasiteri. Nukura byumve kabisa, birakenewe. Tuzabimubwire. Byaba ari byiza cyane. Tuzajya kumusura, tuzabimusaba. Nka Zabu TV, umukunzi w'umuryango, nubwo Theo yagiye, tunavuga ngo Imana imwakire mu bayo kandi mujye kuruhukira mu mahoro cyane rwose. Ariko tuzajyana tujye gusura mama pasiteri. Okay, tugana ku musozo, twari turi kumwe na muterankunga mukuru w'ikiganiro The Winner Record hamwe na Maître Bonaventure, umupapa umeze neza, tubatereye isari cyane, umuhanga kandi w'umuhanga muri uriya murimo bakora. Reka tubabwire ngo nibo bacu ushobora kuba dukurikiye aribwo bwa mbere ubonye iyi TV, kora subscribe, kandi nimba wakunze ikiganiro akora iki muri comment, share, like ndetse n'udutima. Urabizi n'udutima yakunda udutima mutashyizeho udutima muba muri kumbabaza pe cyane. Shyiraho udutima kandi ushaka ko twakuganira kuri iki wabitubwira, ukatubwira ikiganiro ushaka ko dukoraho, ukatubwira icyo wifuza, igitekerezo byose mari ku bwanyu, murabizi. Ufite ibyo wafashisha abantu, hari icyo Imana yaguhaye cyane, twandikire muri comment, nushaka ushyireho nimero yawe tukwihamagare, tuguhamagare, tubanze tucyumve, nitwumva ari bizima cyane tumutumire kuri cyane rwose. Bwari kobwe nkorera mu kiganza umutumirwa umubwire ati witwaye neza, witwaye neza, wakoze cyane, watujyanye mu mavuta, ubu tutaye ibyishimo ari byose. Mwakoze cyane. Iyi ni Zabu TV.